Inshuti bavandimwe mukurikirana ibiganiro byacu ku Ijuru Ntirikorerwa TV. Uyu munsi twatembereye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Nyabitekeri, aho twagiranye ikiganiro cyangwa twakiriye ubuhamya bwa mwene data hoze ari umubikira, nyuma akaza kumenya ubutumwa bwiza agahita yizera Yesu nk'umwami n'umukiza, akaba ahamya adashidikanya ko ubu ari uwera k'amaraso ya Kristo yamukuyeho ibyaha. Uku nguku mumbona aha ngaha njyewe nari umubikira wa Mutagatifu Francisco wasize hari i Nyamasheke, ndetse mu rugo iwacu havuka umupadiri, nicuzaga buri munsi, nubwo amashapure yakoraga narigengeseraga bishoboka kugira ngo ijuru nzaribone, ariko ntabwo nigeze ndibonayo. Ubu mfite imyaka 56. Muri ibyo bihe namaze ntabwo nari narigeze nakira ijambo rinkiza, ntabwo nari narigeze nakira agakiza, ntabwo nari nigeze nezerwa nk'uko nezerewe muri iyi myaka nyine. Nakiriye agakiza bidasubirwaho, nagizwe intungane bidasubirwaho, nagizwe umukiranutsi bidasubirwaho. Uratangira utubwira amazina yawe? Nge nitwa Mukarugaba Genevieve. Imana yangiriye neza, uko kungirira neza biranezeza, niyo mpamvu nanjye nshaka kubibagezaho kugira ngo namwe mukizwe, kuko ubundi umuntu wakijijwe, ubundi umutagatifu, ubundi umuntu wera, ubundi umukiranutsi, ubundi intungane imbere y'Imana. Ubundi anezerewe cyane mu buryo ntigeze nezerwa bibaho. Ubu mfite imyaka 56. Iyo myaka 56 ibi bihe ngezemo hashize nakijijwe muri korona igitangira, nibwo nakiriye ubutumwa bwiza, mbyumva ukundi ntigeze mbyumva. Ubwo nari mfite, uramana ko ngewe ngeze mu bukecuru, ngeze mu bukecuru. Muri ibyo bihe namaze ntabwo nari narigeze nakira ijambo rinkiza, ntabwo nari narigeze nakira agakiza, ntabwo nari nigeze nezerwa nk'uko nezerewe muri iyi myaka nyine yo mu gusaza kwanjye. Nakiriye agakiza bidasubirwaho, nagizwe intungane bidasubirwaho, nagizwe umukiranutsi bidasubirwaho. Ubwo hari saa 5 z'amanywa nibwo amaso yanjye yabashije guhumuka, nibwo amatwi yanjye yabashije kureba yumva ibyo mu ijuru, nibwo amaso yanjye yabashije gutekereza. Ubwo ikintu cyanshengeye muri ibyo byose ni uko numvise ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye iyo Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Noneho ngewe rero uko kuntu nabyumvise byagenze gutya, numvise ko mpawe ubugingo buhoraho nk'uko wakwakira iyi telefone. Noneho mpita numva yuko mpawe ubugingo buhoraho. Noneho biranezeza, kuko uku nguku mumbona aha ngaha njyewe nari umubikira, ariko ubwo ngewe ntabwo byaje gutyo. Nge natangiye ndi umwana mutoya, mvukira mu rugo rwa gikirisitu, mvukira ku babyeyi ndi umugaturika nyine, mvukira mu babyeyi basengera mu gaturika, ndetse mu rugo iwacu havuka umupadiri. Ubwo rwose turerwa gikirisitu. Musaza wanjye ubwo yari musaza wanjye nyine, ariko ninjye wabanjije, kuko nabanje kuba umubikira nyine, kuko uwo nguwo nkurikira bwa gatatu. Uko kunkurikira bwa gatatu njyewe urumva ko ninjye wabanje gushaka kwiha Imana nyine muri urwo rugo. Ariko uko kwiha Imana ndi umwana mutoya, numvaga nshaka gukorera Imana, numvaga nshaka yuko nazajya mu ijuru, numvaga nshaka yuko nta kintu cyazambuza kujya mu ijuru. Niyo mpamvu nabikundaga ndi mu ishuri. Ubwo ndakura, maze gukura niga za segonderi, maze kwiga segonderi, icyifuzo cyo kwiha Imana kugira ngo nkorere Imana nzajye mu ijuru nibwo cyanjemo. Noneho kinjemo rero, ubwo ndagenda njya mu babikira ba Mutagatifu Francisco wasize hari i Nyamasheke. Noneho ngezeyo rero,
uko kugera nakoreye Imana bidasubirwaho ningira ngo nzajye mu ijuru nicuzaga buri munsi nubwo amashapure yakoraga narigengeseraga bishoboka kugira ngo ijuru nzaribone ariko ntabwo nigeze ndibonayo ubwo rwose nakoresheje igishoboka cyose kugira ngo ndebe yuko nazajya mu ijuru sinaribona mvuga amashapure menshi ndigengesera mu migendere ndigengesera mu mvugo ndigengesera mu bikorwa nkora ibishoboka byose kugira ngo ijuru nzarikorere rwose nkora ibishoboka byose ijuru sinaribona aho hantu noneho rero ubwo nkajya numva ikintu cyose gishoboka ntagikora kugira ngo nzabone ijuru kugira ngo nzajye mu ijuru kugira ngo nzemerwe n'Imana ikindi kandi aho ngaho nkiri aho ngaho mu bwo buzima bwo mu Gaturika narinzi yuko Bikira Mariya niyambaje ngera ubwo ngikibeho inshuro nk'eshatu ngera kuva ndi umukobwa ubwo nkagikibaho inshuro nk'eshatu kujya kureba amabonekerwa kugira ngo ndebe yuko nyine uwo mubyeyi yazamfasha kuzajya mu ijuru ndabyubahiriza amashapure za noveni nakoze kugira ngo nzajye mu ijuru uwo mubyeyi azamfashe kuzajya mu ijuru ntizigira ingano ariko ntabwo umutima wanjye wigeze utuza nk'uko ntuje ubu ngubu nk'uko nezerewe nk'uko numva narahawe ubugingo buhoraho kw'iyo saha ya 5 ubwo nabyumvaga ko umuntu ngo ahawe ubugingo buhoraho umwizeye wese ahabwa ubugingo buhoraho nkabutunga nk'ikintu nk'ibidashobora kumvaho nk'ibidashobora guhungabana nk'ubuzima budashobora guhungabana ubwo nicyo kinejereje kubera ko icyo gihe nkiri aho ngaho mu babikira nyine ntabwo nigeze mbibona ariko kuko Imana inkunda cyane yacishije inzira zishoboka yanshishije inzira zishoboka kugira ngo nyine ubu bugingo mbugereho kubera ko ngewe nashakaga kwikiza nashakaga kubukorera ariko Imana ishisha ahantu hatandukanye kugira ngo bwa bugingo mbugereho nageze igihe ngira inyota yo kugira ngo ndebe ko nakiranuka numve ko nabona amahoro yo mu mutima noneho nza guhabwa yuko amategeko gukurikiza amategeko yose uko ari 10 ko ari byo byankiza ubwo nza kumva ko abakurikiza amategeko uko ari 10 ko ari bo bankiza ubwo mbanyuza inzira iyo bita ngo abadive mu badive njya mu badive ndi gushaka gukiranuka ndi gushaka ubutungane ndi gushaka kuzajya mu ijuru nyine ubwo ngeze mu badive igihe nakiriye bari kuvuga yuko mu Gaturika batubahiriza amategeko batagira isabato ubwo niho naraye ndasinziriye ndi bujye kugira ngo nzakurikiza ayo mategeko maze kumenya ko umubatizo yuko mu Gaturika ngo bajijishije abantu ntibabigisha amategeko ubwo nawe ndasinziye ndi kwibaza ukuntu maze imyaka 34 nzi ko mbatije kandi ntabatijwe kuko ne nabatijwe ku gahanga noneho njya kubatizwa mu mazi menshi kugira ngo mu badive kugira ngo nzabe umuntu nyine ujya mu ijuru uzabona ijuru urumva ko ari byo nashakaga noneho rero nkoresha uko nshoboye ngeze mu badive barambatiza bamaze kumbatiza naharaniye kuba umudiyakonikazi mukuru kugira ngo nyine ngenda neza nzabone ubugingo buhoraho nzabone gukizwa noneho ubwo ngeze mu badive rero narakutuye za museke za mu gitondo narabikoraga ibitabo ndagenda ndabyiga byari na wayiti ndabisobanukirwa hari kurusha barimo ubwo ariko ntabwo nigeze mbona ijuru ndishyikiriye kugeza ubwo n'isabato ngerageza kuyubahiriza bishoboka ariko sinabonye amahoro nk'uko nta gakiza nabonyemo ubwo byose mu badive maramwe igihe ngera ubwomba umuririmbyi mukuru mu bahamya
mu buhamya ba Yesu niho naririmbaga ariko ntabwo nigeze numva iryo juru ndibonye, ntabwo nigeze ndibona. Narahakoreye mu badive mbabamo b'ikibango, mbabamo rwose ndashishikara, ndi umudiyakonikazi mukuru. Ubwo ijuru sinigeze ndibona. Nuko rero noneho kwa gushaka ijuru, ubwo nk'uko nari umudiyakonikazi mukuru, haje kuza ubutumwa bwitwa abagorozi rero. Ubwo numvise ari bo bazampa gukora ibikorwa birushijeho kugira ngo nzabone ijuru. Ubwo nagize gutya hinjira, ubwo nabo baraza banyigisha ukuntu amadini yose yayobye, kuko badafite ubuvuzi ngo bagorora amadini. Ubwo ngiye rero muri ibyo ngibyo, ngorora amadini, ndayagorora kugira ngo nzajye mu ijuru. Ubwo nirirwaga nahira ibyatsi, ngasekura imiti kugira ngo kugira ngo mvure abantu, ndi gukorera ijuru. Nari nzi ko ndi gukorera ijuru. Ngeze ubwo njya mu buvuzi, none igihe turi kuvura tuza gufungwa, ndabifungirwa, mara muri gereza iminsi 14 kubera ko twari turi kuvura nyine bitemewe. Ubwo ijuru sinaribona, iby'ubugorozi mbivamo, nako mbibamo, ndavura koko kandi nkorera ubuntu, nkajya nirirwa mu bihuru nahira kugira ngo mvure abantu. Ijuru sinaribona kuko icyo gihe nari ndi kurikorera bihagije. Ndi gushaka kwirwanirira, ndi gushaka gushyiraho imbaraga zose. Urumva iyo myaka yose namaze kugera muri za 54 53 ndi gukorera Imana kuva mbaye umudamu. Ubwo rwose urumva ukuntu nahangayitse ndi gushaka ijuru. Wakwereka ingendo nagenze muri Gisenyi, ingendo nagenze muri Ruhengeri, ngo ndi kujya muri ibyo bintu by'ubugorozi kugira ngo ndi gukorera ijuru. Ntabwo nigeze ndibona, nazamukamira hose nagezeyo ngo ndi gukorera Imana. Nuko rero Imana urukundo inkunda, nibwo naje kugenda rero nza kugera aho nza kubona abantu bateranye, ngeze numva bari kuvuga ubutumwa ntarigera numva. Ngezeyo mbona bari gukora ibintu ntarigera numva. Nibwo uwo munsi sinabyakiriye, nagiye nta kintu umenye. Ariko nkurikije ukuntu bicaye, nkurikije ukuntu bari kuvuga, ngira inyota yo kuzagaruka. Ngira inyota yo kuzagaruka ko nari ndi kumva. Ubundi teka nahoraga ndi gushaka nyine ikintu cyazatuma ngera mu ijuru. Noneho rero ubwo nibwo ikindi cyumweru nsubiyeyo rero barigisha. Noneho kwa kwigisha nibwo naje kumva rya jambo rivuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Noneho nibwo nahise nkinguka, numva hajemo yuko ubugingo buhoraho mbufite nk'ikintu mpunze, nk'ikintu mfite. Mbita numva ko ufite ubugingo buhoraho atarimbuka. Numva sinzarimbuka, numvise sinzarimbuka, numva ndishimye cyane. Nari nsanzwe mbyumva ariko sinari nigeze mbyumva gutyo. Wumvaga ko ari ukugenda ugakora kugira ngo uzaribone? Ntabwo nari nzi ko ari ugukora kubera ko sinari narigeze mbyumva gutyo. Ubwo none se nkiri mu bugorozi narigishaga, ngewe nkigisha abantu ibyo byose mbyigisha. Ndi umudive, ibyo byose najyaga mbyigisha. Ndi umudiyakonikazi mukuru, ibyo byose najyaga mbyigisha. N'umumaseri, ibyo byose twabihoraga. Ndi umumaseri, twajyaga mu misa buri munsi saa 9 tukavuga ishapure, tugahora twigengesera. Ariko ntabwo nigeze nsobanukirwa nk'uko uwo munsi nasobanukiwe. Sinigeze numva ntunze ubugingo buhoraho, sinigeze numva ntazarimbuka. Ariko uwo munsi nibwo numvise ko ntazarimbuka.
maze kumva ubutumwa bwiza nibwo natashye menye ko ndi umukiranutsi nibwo natashye menye ko ndi umuntu wera nibwo natashye menye yuko Kirisitu yapfuye mu cyimbo cyanjye yuko igihe yapfaga yampaye gukiranuka kwe ampa gutungana kwe ampa kwera kwe ampa gukiranuka kwe noneho mbigira nk'uko ameze mitamenya yuko njyewe burya mbaye umwana w'Imana by'iteka ryose noneho kwa kuba umwana w'Imana by'iteka ryose ntabwo nari narigeze mbyumva nka kera ubwo nahise numva ko nta kintu cyankura ku kuba umwana w'Imana nahise numva ko nta kintu cyansubiza inyuma nkarimbuka nahise numva yuko uwo niwo munezero mfite nyine kuva icyo gihe muri korona mu kwezi kwa gatatu kugeza iki gihe nicyo kinejeje nicyo kizanezeza by'iteka ryose numva nta cyabinkuraho numva uko ndi kose ngenda numva nezerewe. Dusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo wenda ugire inama abantu bataramenya ubutumwa bwiza ukurikije uko wamenye ijambo ry'Imana cyangwa wamenye ubutumwa bwiza ni gute wagira inama umuntu utaramenya ubutumwa bwiza yabumenya gute ni gute yakizera akaba umwana w'Imana kuko Imana nkurikije ngewe uko Imana yankunze nkurikije uko Imana yankunze ikankura kure kuko Imana yankuye kure Imana yankuye hariya mu babikira ntabwo nari kubivamo atari imbaraga zayo Imana ikankura hariya mu badive ntabwo nari kubivamo atari imbaraga zayo Imana ikankura hariya mu bagorozi ntabwo nari kuvayo atari imbaraga zayo kuko buriya kugeza ubwo ndi umugorozi mu karere k'iwacu mu gace k'iwacu ninjye wahashinze itorero ry'abagorozi mbikuye kure itorero rirakura rirashisha kugira ngo ndivemo mu butumwa bwiza bukankuramo ni imbaraga z'Imana. Wabaye nk'igihe kingana cyo mu bubikira wenda tubwire wabaye igihe kingana cyo mu bubikira imyaka wamaze mu bubikira n'ingana mu babikira namazemo imyaka 5 mu bagorozi mu bugorozi mu badive namazemo nk'imyaka 3 mu bugorozi ni nka 30 ni nka 30. Okay, nari nkubajije rero wenda ugire abantu inama babwire uburyo bashobora kumenya ubutumwa bwiza babwire ikintu gishobora kubakiza gishobora gutuma baba abana b'Imana. Ikintu gishobora gutuma baba abana b'Imana rero ubu butumwa bwiza kuko buzagera kuri buri muntu wese kugira ngo imperuka ihere kwizi kubera ko hirya mu madini hose nabushakiyeyo nkabubura nibumva uwigisha ubu butumwa bwiza avuga yuko ijuru ridakorerwa avuga ko ijuru ari ubuntu akavuga yuko Kirisitu yapfuye mu cyimbo cye agahabwa ubugingo buhoraho agatanga ubugingo buhoraho bwa bugingo bukaba buhawe umuntu wizeye wese ku buntu akabihabwa n'aba bantu yabyumvira mu iri jambo ry'aba bantu aba bantu bakijijwe bavuga bavuga ubutumwa bwiza kandi ikimenyetso cy'uko bavuga ubutumwa bwiza ni uko ukira ugakurirwaho kurimbuka by'iteka ryose ukahita ubyiyumvamo nihagira undi muntu kwigisha ntakubwire yuko ukuriweho kurimbuka by'iteka ntakubwire yuko ubaye intungane ntakubwiye yuko ubaye umukiranutsi nawe ukumva nta ndishyi kuriho ukumva ijuru ritashye uwo nguwo uzamwemere naho itandukaniro ni uko amadini yo hirya no hino n'undi muntu azakwigisha gukorera ijuru kandi bidashoboka kuko ntabwo amategeko y'Imana wayasohoza
kuko uwishe rimwe yose aba yarimbuye. Ubwo rero inama ngewe ngira umuntu wese wumva nuko umuntu wese uzakwigisha ngo ijuru ntirikorerwa, akakwigisha yuko Kristo yatanze ubugingo bwe kugira ngo umwizera atarimbuka, uwo nguwo uzamwumva uzamutega amatwi. Niyo aba ari byo azizera kubera ko ijuru ni ubuntu. Ijuru ni ubuntu. Ndagira ngo baze kuri ubu ufite amahoro ameze ute ugereranyije nawe ufite? Ubu mfite amahoro nsinziriye, mfite amahoro nkangutse, mfite amahoro ngenda, mfite amahoro ndyamye, mfite amahoro imiyaga yo mu isi impungabanyije, mfite amahoro ahantu hose, mfite amahoro mu byo mbona nahura nabyo, mfite amahoro ndanezerewe by'iteka ryose. Ibyiringiro by'ijuru nabyo uri nabyo? Ibyiringiro by'ijuru ryo ndihoramo, ndarifite nta cyarinkuraho, nta cyarinkuraho. Urupfu se, urubyaro se, kubura urubyaro, kubura inzara se, nta cyankuraho ku munezero w'iryo juru. Ngenda rihorana kuva icyo gihe nkubwira hari Satani, kuva icyo gihe kugeza ubu ndanezerewe. Kuba ndi intungane birampagije, kuba mfite ubugingo buhoraho birampagije, ndanezerewe. Ndi umuntu uhorana ibyishimo n'umunezero, ukumbona ntigeze sinasekaga, ntabwo nigeze nseka, ntabwo najyaga nseka, ntabwo nahoranaga nihana gato kakoma nkumva ndarimbutse, ariko ubu ndanezerewe cyane. Ndanezerewe cyane kubera ubuntu nagiriwe ubuntu n'Imana, nagiriwe ubuntu na Kristo watanze ubugingo bwe ndabubona. Ubu ngubu nkaba nta kurimbuka kuriho, nkaba ndi umwana w'Imana, nkaba nezerewe mu rugo rwa Data. Gusa icyo mbwira buri muntu wese ni ukunyura mu irembo kwa Kristo, kuri Kristo. Niwe utanga ubugingo buhoraho, niwe bugingo buhoraho. Nahangayitse cyane ndi gushaka kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ntaramenya ko Kristo ari we bugingo buhoraho. Nyuma kubona mba nanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ubwo mba nduhutse. Bya bindi nahoraga ngo ndi gushaka amasabato kugira ngo nandikwe mu gitabo cy'ubugingo, ngo nararuhutse ndanezerewe. Ijambo rimwe gusa utubwire muri make uko ijambo ry'Imana ni nk'iriya jambo wavuga, wenda tuvuge urugero, hari abavuga ko Kristo ari we nzira no kunywa ubugingo, uko babivuga, ni nka gute wowe wabisobanura? Uvuge gake dusoza ikiganiro. Ushaka ubugingo buhoraho niyizere ko Kristo yamupfiriye agapfa mu cyimbo cye, akamuhiha ubugingo buhoraho, akamukuriraho kurimbuka by'iteka ryose, akamuha ubugingo buhoraho by'iteka ryose, akamugira intungane, akamugira umukiranutsi, akamuguranira, akamuha gukiranuka kwe, akamuha gutungana kwe, akamuha kwera kwe adakoreye by'ubuntu, mbega agahinduka uko Kristo ari, ibya Kristo akaba ari byamuha, akaba ari byatunga. Iyo niyo nzira ukuri n'ubugingo. Iyo niyo nzira ukuri n'ubugingo. Uko kuri ni Kristo, uko kuri nyine yabiguhaye, niyo nzira, niho ubunyuze, niyo nzira. Naho izindi nzira ntabwo arizo.